muganga akuye nk'ukuboko mpita numva ubwenge bwanjye burepuye, ubuzima burangirira aho ngaho. Ubu buzima burangira nagiye kubona mbona ubwo, reka mvuge ngo ubwo nahise ninjira muri koma. Muri iyi koma nyinjiramo nagiye kubona mbona umucyo mwinshi, umucyo w'isanzure mwinshi cyane. Mbona wa mucyo uraje, ariko muri uwo mucyo hamanukamo umuntu w'umugabo wambaye ikanzu y'umweru nziza isobanutse y'umweru. Ngiye kubona mbona araje amanuka muri uwo mucyo ahagarara imbere yanjye. Mbona arambwira ngo reba hariya hejuru. Ndareba, ndebyemo hejuru mbonayo abantu babiri. Arambwira ngo bariya abantu wababonye? Nanjye ati bariya abantu nababonye. Bariya abantu bitegereze. Kandi arambwira ngo kandi ibintu byose ubona ngo uzabibwire abantu b'iwanyu mu isi. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu ubana natwe wo kurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Fasha umwanya kandi nkwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura ubuzima butakoroheye, ibyo bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone fasha umwanya nkwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwarushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze ku Baheburayo TV. Ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu w'Imana. Reka musabe atangire asuhuza abadukurikiye kugira ngo twinjire mu kiganiro mwamaze kumenyana nawe. Ni karibu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Abantu b'Imana mwese munkurikiye turabasuhuje. Nitwa Uwimana Clemence, ndi umubyeyi w'abana 16. Ngira ishimwe ryitwa imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Hanyuma mfite iyerekwa nagize ndi muri koma ryitwa amaherezo. Ngira ubuhamya bwitwa ngo ntakure hahari, Imana itakura umuntu, iyeri duhana umugisha. Uvuze ibintu ufite, mpita nibuka umumama umwe ejo twakoranye ikiganiro, anavuga ngo ni kontineri y'Imana. Rero niba hari ikintu kiri inyuma ya kontineri, ngo baze kutubwira ikiri inyuma ya kontineri cyangwa se cyaba kiruta ubunini kontineri cyabika ibintu byinshi kurusha kontineri, simbizi. Ariko ndi kumva ufite ibintu byinshi. Abo duherukana mwaramwumvishe ku buhamya bwiwe avuga ahantu Imana yamukuye, ukuntu yaryaga amabuye yitwa igishonyi, ukuntu yajyaga ajyana n'umusazi gutoragura mu nzira no mu isoko, ukuntu yabyaye imbyaro 10 ataratunga inote ya 5, ukuntu yabyaye imbyaro 10 umugabo ataramubona amaso ku maso ari ku manywa. Urumva ntarabikurikiye? Narabikurikiye. Nyuma rero uyu munsi ugarutse mwiyerekwa, ngira ngo niryo uraduha uyu munsi. Nta kibazo. Twemerere hanyuma n'ubundi ubanza turagize Imana kugira ngo Imana ize mu mitima yacu, tuze kumva icyo Imana ivuganye natwe binyuze mu iyerekwa Imana yaguhaye. Ni karibu. Turagushimiye Mwami Yesu, turaguhimbaje kuko uri rurangiza rwa burundu. Tukugiriyeho umugisha kongera kubona akanya nk'aka. Mbere y'ibintu byose banza utweze, udutunganye, udushyire ku rugero rukwiriye. Numara kutweza uburyo twakiraniwe, uburyo twagenze, uburyo twabuze, dutuye mu isi kandi isi ni igihugu kiroga imitima. Icyo dusabye ni ukutweza ukadutunganya. Numara kutweza no kudutunganya, reka tugushimire agaciro k'amaraso yawe waviriga isini matandusika shandogrere. Reka dushimire agaciro k'amaraso yawe waviriye ku musaraba igorigota, ukamenishando minifo, ukamenyekanisha abakomeye n'aboroheje, abantu batari kumenyana bakamenyana. Akira ya mashimwe mubyeyi wacu. Reka nubundi tukuragize rero ibi biganiro tubishyire mu maboko yawe Yesu,
erega atari wowe twe ntacyo twashobora, ahubwo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Tuguhaye kaze na karibu, kandi abantu bose badukurikiye ukuboko kwawe kwiza nikubarambukire. Urakoze cyane kubana natwe kandi ugashyigikira umuntu wese uduteze amatwi. Tubisabye Data n'Umwana n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu aduhana umugisha. Amen. Hanyuma watubwiye ko ufite abana, watubwiye ko uri umubyeyi, ubundi usengera muri itorero? Nsengera mu itorero rya ADEPR, ku itorero rya Rusayo, paruwasi ya Bugarama, ubwo iba mu karere ka Rusizi. Ariko uyu munsi Imana yaranyimuye, nduye nsengera ku rusengero rwitwa Ikigese, ubwo ni mu karere ka Kamonyi. Ubwo ni itorero rya Kigese? Ubwo ni itorero rya Kigese mu karere ka Kamonyi. Ubundi umaze igihe kingana iki ukijijwe? Nakiriye agakiza mfite imyaka 7, ubu mfite 49. Ubwo ndumva harimo imyaka igera muri 44 hafi aho. Ese ngaruka, wavuze yuko ufite abana 16, none uvuze ko ufite imyaka 49, hafi senkandi irenda kugeramo vuba. 49. Hanyuma umwana wa nyuma uheruka mutoya afite igihe kingana iki? Umwana wa nyuma nshukije afite imyaka 2 n'amezi 4. Ni ukuvuga ngo wamubye ufite 47. Abandi rero tuzi ko umuntu acurira 45. Oya, kandi nge hari impamvu yabyo, mu kanya murabyumva. Sinzi nanjye igihe nzacurira, nshobora no kuzageza nko muri 20, cyangwa igihe Imana izabona ko ishyize iherezo. Ni icyo, kuko hari impamvu yabyo ngewe. Aha, hari impamvu yabyo. Hari impamvu yabyo. Uragira uti noneho bisobanuye yuko kuri 49 wasanga n'ubundi hakiri inzira zo kubyara? Inzira ziracyahari. Uracyakomeje kubyara? Ndahari pe. Nyuma y'abana 16? Nge ndahari. Cyakora Imana ibona ko uriya ari umuhereza, ari Kadete, sawa. Ariko Imana ibona urugendo rukomeje, nge ndahari. Uragira uti ngewe ndahari. Wenda abadukurikiye bumvisha abana 16, imyaka 49. Uri kumva? Ubwo wenda tubivuze ngo ubyara ukurikiza hashize 2, twete dusanga arashatse ufite 14. Nashatse mfite 16. 16. Hanyuma turagira ngo noneho duhite tugaruka. Se aba bana ni inkurikirane? Ese aba bana bose nabe? Ese aba bana harimo impanga yabyaye impanga inshuro irenze imwe? Ku batarakurikiye ubuhamya, manzu basobanurira ahangaha. Nabyaye abana 16, nta mpanga zirimo. Abo bana ninjye wababyaye, ninjye wabagendeye ku bise bose, kandi ndacyakomeje kubyara kugeza ubwo Imana izavuga ati ndekeye aho, kuko hari impamvu yabyo mu kanya ngiye kubabwira. Rero abantu batakomeza kumva ngo mu kanya bakagira amatsiko. Ubundi waguha umwanya ukisanzura, hanyuma ukabagezaho icyo Imana yabagutumyeho. Njyewe ndongera kuvuga ari uko ubwiye uti ndashoje. Yego. Yesu ashimwe. Ndi wa mubyeyi ugarutse kugira ngo dukomeze mbagezeho uburyo, impamvu mbyaye aba bana 16. Nkaba ndi kuvuga ko ndabizi nimba wenda byarahagaze, kuko inzira zo kubyara mbona zigihari. Hari impamvu yabyo, nagumye kubabwira ko impamvu yabyo reka nyibasobanurire. Ngewe mbyara umwana wa mbere na mbere, nagize ikibazo ndangiza iminsi 3 ndacana cyangwa se ndateka. Ubwo ni ubwo abakurikiye ubuhamya kera, cyangwa se ubuhamya natanze ku gice cya mbere, barahita babishyikira impamvu nabyaye nkamara iminsi 3 ndacanye mu nzu ngo mbe nateka. Inzu irimo umubyeyi, ahantu ibiryo biri, muzi ko bateka mu gitondo, bagateka nimugoroba, nyine namwe murabyumva. Ariko ngewe icyo gihe ibyo kurya nta byari bihari. Narabyaye iminsi 3 irarangira. Hanyuma nza kugira ikibazo gikomeye, naje kugira uburwayi bwo mu nda.
mbyaye umwana wa mbere afite amezi 6, nagize ikibazo cyo mu nda yanjye hazamo ibibyimba 3. Ibyo bibyimba byari bimeze nk'amashyiga mu nda yanjye, kimwe cyabaga hepfo, ikindi kiba ku ruhande, ikindi kiba nyine. Ibyo bibyimba byari biteye nka kwa kundi muzi abantu batera amashyiga yo guterekaho inkono. Biza kuba ngombwa uyu mwana afite amezi 6 nza kuremba ku buryo bukomeye, baza kunjyana kwa muganga. Bangejejeyo abaganga bajya kunkurikirana cyangwa se kunkurikira kugira ngo barebe ukuntu bimeze. Ikintu nibuka muganga tukiri kuvugana, numvishe muganga yatangiye gukoropa bya bibyimba bikajya bimenagurika, nyine byavagamo si ngombwa kubivuga, ariko yakoropye ikibyimba cya mbere, numva ubwenge bwanjye butangiye guhagarara. Akoropye ikibyimba cya kabiri, numva ubwonko bwanjye butangiye kumera nkaho buzimira. Akoropye ikibyimba cya gatatu, ni ukuvuga ngo mu nda yanjye numvaga haremereye, hagaragara nk'aharimo nyine haremereye, hagaragara nk'aharimo ibiryo, kambivuge gutyo, kubera bya bintu by'ibibyimba byabagamo. Kubera ko ntari mperuka kurya, nta kintu cyo kamvuge ngo nta kintu cyo guteka mfite. Abantu bakurikiye ubuhamya bwanjye barabizi, barabyumvishe. Nta kintu cyo kurya, ikintu nagiraga mu iyo nda byari ibyo bibyimba byari byaraje mu nda. Kubera ko uko bagendaga babimena, nahitaga numva ubwenge bwanjye buhagarara. Igihe cyaje kugera, muganga akuye nk'ukuboko, mpita numva ubwenge bwanjye burepuye, ubuzima burangirira aho ngaho. Ubu buzima burangira, nagiye kubona mbona ubwo, reka mvuge ngo ubwo nahise ninjira muri koma. Muri iyi koma nyinjiramo, mbere yuko nyinjiramo, nagiye kubona mbona ahantu ndyamye, ibintu by'isi cyangwa se byo kuvuga ngo ubutaka cyangwa aho nari njyamye, mbega hahise hamera nkaho hibagiranye. Ngiye kubona mbona umucyo mwinshi, umucyo w'isanzure mwinshi cyane. Mbona wa mucyo uraje, ariko muri uwo mucyo hamanukamo umuntu w'umugabo wambaye ikanzu y'umweru nziza isobanutse y'umweru. Ngiye kubona mbona araje, amanuka muri uwo mucyo, ahagarara imbere yanjye, arambwira ngo ndi marayika, ninjye marayika wawe ugushinzwe. Ubu umuntu wese uko waba uri kose, n'ubwo waba ukora ibyiza cyangwa ukora ibibi, ufite marayika wawe ugushinzwe. Ufite marayika w'Imana, ufite n'undi marayika wa Satani ugushinzwe. Ibyo ukora wihishe, ibyo ukora ku manywa, ibyo ukora nijoro, ufite marayika ugushinzwe. Uwo ni uzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose. Hanyuma biza kugeraho ngo mbona wa wundi waje ambwira ngo ninjye marayika wagushinzwe, ako kanya yahise amfata ukuboko. Mbona tuzamutse ku masikariye, nabonaga ahera hasi aho twari dushinze ibirenge, tuzamuka kwayo masikariye, turazamuka, tugezemo hejuru mu kirere tuhasanga robine. Sinzi abantu bose nimba, twebwe bamwe bavuga itiyo, abandi bavuga robine, umuntu wese abivuga uko abyumva. Tugeze mu kirere tuhasanga robine. Iyi robine nabonye uyu marayika waje ambwira ngo ninjye marayika wawe ugushinzwe, yakoze ku iyi robine. Iyi robine itangira kurekura amazi. Ayo mazi nabonaga ari umutonyi munini cyane, noneho nkabona uko afungura, nkabona amazi anyikubiseho. Uko afungura nkabona amazi anyikubiseho. Ahantu y'amazi yahitaga yikubita, nahitaga mbona imyambaro nambaye ngewe. Aho amazi yikubise yahitaga ihinduka, nkabona imyambaro nambaye irahindutse. Hanyuma imyambaro nambaye yaje guhinduka, mbona ibaye nka ya kanzu marayika wanjye yaje ambwira ngo ni marayika wawe ugushinzwe yambaye. Nahise mbona nsa nawe. Ni ukuvuga nahise mbona nanjye nsa nawe. Uko yambaye nanjye ariko nambaye, uko asa nanjye ariko nsa, uko agenda nanjye ariko ngenda. Iyo robine tuyivaho, tuza gukomeza turagenda. Nabonaga dukomeza tugenda hejuru mu kirere. Tugeze hejuru mu kirere ngo ngiye kubona
ngo mbona aha hantu hejuru, ngo mbona arambwira ngo reba hariya hejuru. Ndareba, ndebyemo hejuru mbonayo abantu babiri. Arambwira ngo bariya bantu wababonye? Nanjye ati bariya bantu nababonye. Bariya bantu bitegereze. Kandi arambwira ngo kandi ibintu byose ubona ngo uzabibwire abantu b'iwanyu mu isi. Hanyuma ubwo narebye hejuru nitegereje ku bico, ngo mbona hariyo ba bantu babiri. Arambwira ngo bariya ni abanyamasengesho. Arambwira ngo kandi harimo nk'umunyamasengesho w'umunyembaraga, harimo n'umunyamasengesho w'umunyantege nke. Arambwira ngo dore buriya bagiye gusenga, witegereze uburyo bagiye gusenga. Nararebye mbona habanje gusenga umunyamasengesho w'umunyantege nke. Yarasenze ati Imana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ikomeye, Imana ite. Agahita asinzira, akaza gushiduka, akibuka ko yari gusenga. Ati ni ukuri iti Imana ndaguha umugisha, ati kandi babana bose. Akaba arasinziriye. Uko ari gusenga wa munyamasengesho w'umunyantege nke, nagiye kubona mbona hari abadayimoni bari hano hejuru ku bicu. Nongo nitegereje mbona ku bicu nyirizina hari ubuntu bw'ubukono cyangwa se bw'ubwabyo. Sinzi abantu ukuntu babyita, bagenda babyita ubutandukanye. Ngo nabonaga ako gakono ni mwene ka gakono abantu batekamo, ariko gakoze mu ibumba. Akungu. Abakunda kugakora mu ibumba. Umunwa wako gakono nabonaga ureba hasi, indiba yako gakono ariyo iri hejuru ku bicu, ari yifashe ku bicu. Ngo wa munyamasengesho w'umunyantege nke uko ari gusenga, ngo nkajya mbona ngo hari abadayimoni bari gutangatanga rya sengesho, bararitanga rya sengesho kubera ari iry'umunyantege nke. Hanyuma rya sengesho b'abadayimoni bagahita barifata bakarishyira muri ka gakono, ngahita mbona barapfundikiye. Arambaza ati biriya bintu wabibonye? Ndamubwira ati nabibonye. Atari amasengesho y'umunyantege nke, ari amasengesho y'umunyabyaha ntahagera, ahubwo ari amasengesho ni ibiryo by'abadayimoni. Ati buriya turadukono ubonye bayabitsemo, abadayimoni baraza kuyararira, cyangwa se mbega ni ibyo kurya byabo bazayarya. Azaguma asenga yibwira ngo amasengesho hari aho yageze, ariko buriya ari amasengesho y'umunyantege nke y'umunyabyaha ntabwo arenga hariya. Abadayimoni niyatunze abadayimoni bo mu kirere. Arambwira ati ngaho reba uriya. Ubwo yari ari kunyereka umunyamasengesho w'umunyembaraga. Uyu munyamasengesho w'umunyembaraga yatangiye asenga yihana, atangira asenga yitunganya, atangira asenga yihana, yisuzuma, yinira, yikontorora uko yagenze, uko yavuze. Mbega yatangiye asenga aca bugufi, asaba Imana imbabazi. Mu gusenga kwe nabonye rya sengesho baba dayimoni naryo bararitangatanga, naryo bararitangatanga, ariko ryohe uko asenga ryazamukaga rimeze nk'umuriro. Sengesho rikazamuka rimeze nk'umuriro, isengesho ry'umunyembaraga kandi wasenze yabanje kwisuzuma no kwitunganya no kwatura no kwihana no kwisuzuma no kureba uwagiye kuvugana nawe. Rya sengesho rizamuka ari umuriro, abadayimoni bagira ngo barifate, rya sengesho rikabatwika. Ngo ngiye kubona mbona rya sengesho rigeze muri bwa bukono butangira guturagurika. Numva ijwi rirambwiye ngo reba, ngo ririya sengesho ry'umunyembaraga ngo ririya rimenagura buriya bukono, ngo rigatumbagira, ngo rigakingura ijuru, ngo ririya sengesho ubonye ry'umunyembaraga ngo niryo umukiranutsi w'Imana yibutsa Imana mu gihe ahuye n'akaga, mu gihe ahuye n'ikibazo, mu gihe ahuye n'ikigeragezo. Ririya sengesho ry'umunyembaraga ryamenenganye rikagera aho Imana ituye, ati iryo ngiryo n'iryimwibukiraho. Hanyuma ubwo aho turaharenga, aranyereka ati hariya wahabonye. Nagiye kubona mbona ari kunyereka inzira. Abantu benshi bazi ko ngo inzira ijya mu ijuru ngo ari akayira gatoya ngo kangana gutya. Inzira ijya mu ijuru ni inzira nziza, ni inzira yagutse, ni inzira imerameta, ni inzira ishayininga, ni inzira nziza kandi ni inzira yagutse. Haleluya. Ahubwo nagiye kubona mbona
iyo nzira harimo inyamaswa yitwa inkazi. Nabonye ku itangira ry'inzira hari inyamaswa, iyo nyamaswa ifite umunwa, nabonaga ifite umunwa barekura gutyo umeze nk'ukoreshwa na rasoro, nkabona wa munwa uratumbereye ukagera kure cyane. Hanyuma ntangira kumva ngize ikibazo. Wa marayika arambwira ati humura witinya, iyi nyamaswa ibereye aha gutera abagenzi bajya mu ijuru ubwoba. Umuntu wihane atabirimo neza, adafashe by'ukuri, adafashije, ati uwo nguwo ntabwo ajya arenga aha ngaha. Ati impamvu iyi nzira ifundanye, iyi nzira ijya mu ijuru ni inzira nziza. Turabona ko ari inzira ngari kandi imera meta ishayininga. Atariko ibigeragezo uhuriramo nabyo utejwe n'iyi nyamaswa iri mu iyi nzira, ati nibyo bituma iyi nzira ifundana. Hano haca umuntu wabyiyemeje, hano haca umuntu wafashe icyemezo, iyi nyamaswa irengwaho n'umuntu wamaze kubyinjiramo neza. Hanyuma iyo nyamaswa amaze kuyisobanurira, nabonye ameze nk'uyikozeho, hanyuma wa munwa wayo urihina umera nk'uw'inkoko. Turatambuka tuyitambukaho, tugera ku nyamaswa ya kabiri. Iyo nyamaswa ya kabiri yari ifite umunwa n'ubundi ukoreshwa na rasoro, ariko nkabona yohe ntabwo aho iya wa wundi wa mbere igera, iyo ya kabiri ntabwo ariho ugera. Yo yarakubitaga ikagera kure, ariko natari kure cyane. Marayika arambwira ngo iyi nyamaswa ubona impamvu umunwa wayo atari muremure nka ya yindi, umuntu wamaze kwiyemeza gutangira uru rugendo akarenga kuri iyi nyamaswa, iyi nyamaswa igereranywa n'ibigeragezo. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ibintu ugenda uhura nabyo, hari ibyo ukubitana nabyo, hari ibyo abadayimoni bakurasaho, nibyo bigereranywa na ya nyamaswa. Ati uwayirenzeho rero akagera kuri iyi, impamvu ubona umuntu atari muremure nka ya yindi, ati umuntu wamaze kugera kuri iyi aba yamaze kumetiriza, aba yamaze gufashwa, aba yamaze kuba amafumafu, aba yamaze, ni ukuvuga ngo aba yamaze kwinjira muri Yesu neza. Aho turaharenga tugera ku nyamaswa ya gatatu. Inyamaswa ya gatatu yari ifite umunwa mugufi cyane, nk'uko yava nk'aha, nk'umunwa wenda wapima nka metero 2. Hanyuma marayika arambwira ngo iyi nyamaswa ya gatatu, iyo umuntu yamaze kurenga hariya, akamara kurenga hariya, abasigaye aririmba ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose, ndamahoro. Ni ukuvuga ngo iyo nyamaswa ya gatatu yo ntacyo yagutwara, kuko wamaze kwakira Yesu. Yesu nawe yamaze kukwicaramo, afite ibintu by'amateka ari kugenda akora. Icyo wahura nacyo cyose, yaba mu bikombe n'imisozi, ugenda wumva ko ariho ucuga ibwami, kuko iyo ugeze kuri ya nyamaswa ya gatatu uba wamaze gutunga mu mutima inzira z'igisiyoni, uri kuvuga ati ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa naho uba uhagaze. Hanyuma iyo nyamaswa ya gatatu tuyirengaho, ariko ndaho marayika yarambwiye ngo ibintu urajya ubona uzabibwire abantu b'iwanyu mu isi. Nkumva nyine sinishimye, nkumva ndababaye, nkibaza ukuntu ngiye kugaruka mu isi. Buriya impamvu abantu bagira ubwoba bw'urupfu ni uko utabuze aho uzajya. Umaze kumenya ko ufite iherezo ry'umukiranutsi, ntabwo watinya ibintu bigendanye n'urupfu. Ubuzi ko usinziriye ariko uzakanguka. Hanyuma ho arambwira ngo uzabwire abantu b'iwanyu mu isi ko inzira ijya mu ijoro ni inzira nziza abantu batambukamo bishimye, ariko ibigeragezo n'intambara bahuriramo nabyo nibyo bigereranywa n'iriya nyamaswa. Ubabwire bongera ibihe byo gusenga, kandi isengesho ry'umunyembaraga basenge bakijijwe, bihana, bitunganya, bisuzuma, binira. Ati iryo ni ryo sengesho ribasha kugutambutsa kwizi nyamaswa ryonyine. Ati uko waba uri kose ntabwo waharenzwa n'ibindi bintu uretse Imana. Aho turahava tugera kuri bariyeri rero, iyi bariyeri yohe mwebwe abankurikiye, Imana ibahe kubitekerezaho neza. Kuri iyi bariyeri twahageze mbona ari ibintu bisanzwe, ari bugenda nyereka nk'uko
urumva dutangira kugenda yajyanye yereka akambwira ati iki ni uku kimeze, akambwira ati uku ni iki kimeze, tukaharenga tugakomeza tukigendera, akambwira ati iki ni uku kimeze, tukaharenga tugakomeza tukigendera. Ariko iyi bariyeri bene data, ariko iyi bariyeri bakozi b'Imana, ariko iyi bariyeri bantu bankurikiye, ntabwo ari ugupfa kuharenga, ntabwo ari ugupfa kuhatambuka, ntabwo hatambutswa na visa, ntabwo ari resepase, ntabwo ari pasiporo. Aha hantu wohe narahageze, ahangaha reka ariho ndinda, nubwo yaba ariho ngarukira nta kibazo, ariko aba ariho wumva cyane kurusha ahandi. Wenda ahandi ndaza kuhavugaho nihuta, kuko iyerekwa namazemo iminsi 6 ntabwo nari kubwira none ahangaha ngo turirangize. Ndagenda nyuraho gake, ngenda mfataho gato gato kugira ngo umenye ko ijuru rirahari. Hari abantu bajya bitiranya ngo ijuru rirahari, kandi ijuru ry'Imana izariha umuntu wese urikeneye. Imana ibafashe kubyumva. Ahantu tuhageze kuri bariyeri, nabonye ari nguko wafata, hari abantu bazi kera habagaho imigozi ya kasete, nabonye ari nguko wafata akantu kari nk'uwo mugozi wa gasete, noneho ukashyiraho nyine itandukanyirizo ry'abantu bari imbere n'abantu bari inyuma. Ahangaha tuhageze, aha hohe marayika yarambwiye atumva rero, aha hohe ibindi byose urumva yari yajyanye yereka, ariko arambwiye ati aha hohe urahatambutswa n'imirimo yo gukiranuka wakoze, aha hohe uraharenzwa nuko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nimba utanditse mwa biriya bitabo, aha ho ntabwo uri buze kuharenga. Niyo mpamvu navuze ngo abantu bankurikiye mutinda kuri aha hantu, aha kuri bariyeri. Ntabwo ari ugupfa kuhinjira, uba ufite ibintu byangombwa bikuranga ko wakoreye Imana mu kuri no mu mwuka, ko ufite uburyo wakoreye Imana. Aho inyuma y'ako kagozi marayika yarambwiye ati ubu hano turacyari mu isi. Aho imbere y'akagozi yarambwiye ati buriya hariya ni mu ijuru. Niko yambwiye. Arambwira ati wabonye bariya bagabo bicaye imbere y'akagozi, ati bariya ni abamarayika bashinzwe kureba neza ibintu wakoze. Aba bamarayika bari inyuma y'umugozi, nabonaga bafite ibitabo. Nabonaga ari abagabo 3 bafite ibitabo bose, ariko hari abagabo 2 bicaye hamwe, hanyuma undi we yari yicaye ameze nk'uwitaruye, harimo byibuze nka metero bategeranye. Marayika arambwira ati wababonye? Nanjye ati nababonye. Arambwira ati aho rero aha byohe noneho ubwo kuharenga ntabwo ari nge, ahubwo biraturuka ku bintu birimo hariya mwa biriya bitabo. Ndagira ngo mvugane n'abantu bankurikiye, ibintu byose ukora wihishe, ibintu ukora abantu batareba, ibintu ukora abantu batabibona, aho muri ibyo bitabo hari marayika ufite mudasobwa yiwe. Ibyo ukora wihishe, ibyo ukora ku manywa, ibyo ukora nijoro, byandikwa muri bya bitabo. Arangije bya bitabo, babagabo 2 bafite bya bitabo bibanza barabanje, yarambwiye ati kira ni igitabo cy'imirimo. Uriya mugabo wa mbere afite, uriya marayika arebamo mburamo umurimo. Nari nzi ko mu bantu bafite imirimo yo gukiranuka, nari nzi ko nanjye ndimo. Impamvu yarambwiye ati imirimo yose wakoze ntabwo wayikoranye urukundo, iyo yose uri gutekereza ntabwo wigeze uyikorana urukundo. Reka mbabwire, imirimo yose utakoranye urukundo ntabwo hariya mwa biriya bitabo. Ndangije yakomeje areba muri cya gitabo cy'imirimo. Nabonyemo imirimo 2 gusa, imirimo 2 yonyine, imbere n'inyuma. Kandi pe urumva twakuze mu bupfubyi tutagira utwitaho. Nagendaga ngafata abantu b'ababyeyi baba bagiye mu murima, tukajyana tukirirwa duhingana, ariko mu mutima harimo ngo Imana imbabarire nituza gutaha bampe ku biryo. Nasanga bari guhura ngo mu isekuru, ngagenda nkabafasha tugahura,
ariko mu mutima harimo ngo baze kumva ku biryo. Iyo mirimo utaba wakoranye urukundo ntabwo yandikwa mwa biriya bitabo. Ndakwinginze wowe ungurikiye, ukimara kumvira iyerekwa ukora imirimo ukoranye urukundo, niyo yandikwa mwa kiriya gitabo. Ngira Imana mbonamwo imirimo ibiri, ubwo mba ndatotse. Igitabo cya kabiri cyari igitabo cy'amasengesho. Kwa kiriya gitabo cy'imirimo ushobora kuba uri umuririmbyi, bagategura amasengesho, ukajya muri korari uvuga ati reka mfe kujya gusenga, reka mfe kujya gusenga, perezida atambagarika cyangwa batambana, tiba iriya korari ndayize, tibura bakora bashyira ku ruhande, ukajya gusenga iminsi 2 iminsi 3, ari ukugira ngo bataguhana, nta bikurimo, nta bikwestayemo. Ayo masengesho uzitahira, ariko ntabwo azandikwa mwa kiriya gitabo cy'imirimo. Birasaba ngo nimba ari amasengesho ya korari, nimba ari umusanzu wa korari, ubikora ubikunze, uzi uwukorera, uzi icyo ukora, wimenya uwuriwe, yuzi uwukorera, nta muntu ugutera ubwoba mu mirimo yawe ya misi yose. Imana ibafashe kubyumva. Aho narahavuye kuko nari mbonetsemo imirimo ibiri. Igitabo cya kabiri cyari igitabo cy'amasengesho. Igitabo cy'amasengesho iki gitabo cy'amasengesho, abantu bakora imirimo ariko badasenga. Ni nka kwa kundi umufotogarafe ashobora kugufotora ukajya ubona ifoto yawe muri kirishe, ukajya ugira ngo iyi foto ntabwo wasobanukirwa arindi. Niko imirimo y'umuntu udasenga igaragara imbere y'Imana. Bisaba ngo ukore imirimo yo gukiranuka ariko unasenge, kuko amasengesho niyo yoza, niyo yeza, niyo aboneza ya mirimo, hanyuma imirimo yawe ikagaragara imbere y'Imana, bigaragara ko ari umuntu wafashije cyangwa se bigaragara ko ari undi murimo wakoze. Muri iki gitabo cy'amasengesho rero, nimba hari abantu bakundaga gusenga, nari nzi ko ari njye wa mbere ku isi. Igitabo bagiyemo barareba, bararambura, barareba, mbona bageze kure batarabonamo igihe nasenze. Nasengaga ijoro, nsenga amanywa, nsenga pe, ariko mfite uburyo nsenga. Nahoraga nisengera gusa, numva nta bindimo, nta ntego y'amasengesho, nta byerekezo, nta byepfo bya ruguru, mbega numva bitandimo. Aya masengesho yose utakoranye urukundo, aya masengesho yose wasenze nta bikurimo, ntabwo yandikwa mwa biriya bitabo. Nabonyemo ibihe bibiri nasenze, ariko nsenze nsuye umuntu warwaye. Abantu barwaye, ubwo ni ibihe bibiri nasengeye abarwayi. Mbita mbonamwo ibindi bihe bibiri. Ibi bihe bibiri nabyo nagiye nsengera umurimo w'Imana, mfite intimba n'agahinda numva binyuzuye. Mu gihe cy'amasengesho nabonyemo ibihe 4 cyangwa se ibihe by'amasengesho 4. Mu gitabo cy'imirimo nabonyemo imirimo 2. Ibi bintu byose marayika yaransobanurira, arambwira ngo ibintu byose utakoranye urukundo ntabwo byandikwa mwa biriya bitabo. Iki gitabo rero cy'uyu mugabo wa gatatu wari witaruye, harimo nka metero, kugira ngo hagati ye n'abo ngabo babiri harimo metero. Uyu yari afite igitabo cy'ubugingo. Marayika yarambwiye ati uriya ni igitabo cy'ubugingo afite. Ati birasaba ngo ubwo ubonetse mu ibi bitabo by'imirimo uboneke no mu iki gitabo cy'ubugingo, kuko nabonye ari cyo babumbura nyuma. Yarabumbuye, arareba, izina ryanjye nkajya mbona ntari kuribona. Akomeza arareba, izina ryanjye numva ararivuze, Uwimana Keremansi. Ariko ubundi Imana ishimwe cyane. Igihe cy'ubuhamya hari amazina cyari cyaranyise, ariko ndashima Imana ko ituzi kurusha uko abantu batwita. Imana ishimwe. Ngimara kuboneka muri bya bitabo 3, ubwo ako kanya nahisemo na ka kantu kameze nk'umugozi bagaciye, hanyuma ndinjira. Ubwo nari ninjiye kugira ngo marayika ajye kunyereka ibisabwa. Narinjiye,
ibi byose rero ubwo iyerekwa ry'agace ka mbere ryarangiriye aho ngaho kuri bariyeri.